Nshuti bakunzi b'Umukiza Gospel, turabasuhuje cyane aho muri mu mpande enye z'isi mukurikira Umukiza Gospel. Turabasuhuje kandi tubasabira umugisha. Turabifuriza rero Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Umwaka wa 2026 uzababera umwaka mwiza, umwaka w'amahoro n'umugisha, kandi Imana izarushaho kubakorera ibyiza mwifuza. Tudatinze rero, reka dusome ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ritwinjiza neza muri uyu munsi mukuru wa Noheli ndetse n'umwaka mwiza mushya wa 2026. Imana ibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 9, turahera ku murongo wa 5. Haranditse ngo: nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Amena. Bene data, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Aya magambo tuyasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Uyu muhanuzi Yesaya rero akaba ari umwe mu bahanuzi bakomeye. Ni umwe mu bahanuzi bakomeye bari hano muri Bibiliya. Haleluya. Uyu Yesaya rero yeretswe ibya Yesu Kristo ko azavuka, arabyerekwa, hanyuma abibona nk'ibimwegereye cyane. Haleluya. Nuko arahanura, aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu. Haleluya. Ngo uwo mwana w'umuhungu avuga amazina ye: azitwa umujyanama, azitwa Imana ikomeye, azitwa Data wa twese. Haleluya. Imana ishimwe. Buriya bene data, Yesu Kristo ni Imana. Haleluya. Bene data, Yesu Kristo ni umujyanama. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro kuko yaduhaye umujyanama, kuko Imana ubwayo, haleluya, Imana ubwayo yimanukiye, haleluya, ikaza ikatwiyereka tukabana nayo. Haleluya. Kubera yuko ibyigambiriye kutugirira atari ibibi, ahubwo ari ibyiza. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Nuko umwami Imana arareba, abona ibyaha biri mu isi, abona ukuntu Satani yigaruriye isi, nuko yumva umwana w'umuntu yarasayishije, kuko buri Imana yanga icyaha. Nuko ariko Imana yongeye gutekereza, nuko haleluya, imbabazi zayo zirayiganza, hanyuma iravuga iti: ngiye gutanga umwana wanjye w'umuhungu kugira ngo azacungure isi. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Buriya rero Imana ni Imana imwe ariko mu butatu. Haleluya. Hari Imana Data, Imana Mwana, n'Imana Mwuka Wera. Noneho ibyo bigakora ubutatu budatandukana. Nicyo gituma aho Imana iri na Yesu aba ahari, na Mwuka Wera akaba ahari. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo uvuze Yesu uba uvuze Imana, iyo uvuze Mwuka Wera uba uvuze Imana, iyo uvuze Data wa twese uri mu ijuru uba uvuze Imana. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo rero ntabwo wabasha kubimenya keretse uwo umwami Yesu abashije kubihishurira. Imana ishimwe. Hariho bamwe bajya bavuga ngo Yesu si Imana, abandi bakajya bavuga ngo, mbese bagahakana mu buryo butandukanye, ndetse abandi bakavuga ngo ni Noheli nayo ngo nta kimaze, ntaki. Reka mbabwire bene data,
haleluya. Nubwo Noheli tutazi neza umunsi umwami Yesu Kristo yavukiyeho, nta umuntu uwuzi, ariko haleluya, Noheli twibutsa, ni umunsi utwibutsa ko umwami wacu Yesu, ko umukiza wacu yatuvukiye. Ni umunsi utwibutsa imbabazi z'Imana yatugiriyemo, hanyuma ntireke dupfa twishwe n'ibyaha umwanzi Satani yazanye, hanyuma haleluya Uwiteka akimanukira ubwe akaza kuducungura. Imana ishimwe, Uwiteka turamuhimbaje, haleluya. Ijambo rero ryatubwiye ngo nuko umwana yatuvukiye, haleluya. Uyu Yesaya yabihanuraga, abihanuye hashize imyaka irenga 600 Yesu Kristo ataravuka. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo yabibonaga nk'ibyabaye, ariko hashira imyaka 600 umwami Yesu abona kutuvukira. Imana ishimwe kandi Imana yahabwa icyubahiro, haleluya. Twishime tunezerwe kuko umwami Yesu yatuvukiye, tukaba turi ku ngoma ye, haleluya. Imana ishimwe. Nuko rero nawe uyu munsi wa none, haleluya, ndakubuhamagara, ndakubwiriza, haleluya, ngo nawe umenye ko umwami Yesu Kristo yakuvukiye, haleluya. Hanyuma uyu munsi utegura umutima wawe, umwami Yesu Kristo avukire mu mutima wawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Uyu munsi rero wa Noheli utwibutsa ko umwami Yesu yatuvukiye, ariko nanone turushaho gusukura imitima yacu kugira ngo umwami wacu akomeze avukire mu mitima yacu, haleluya. Imana ishimwe. Yesu Kristo dukeneye tuza mu mitima yacu, dukeneye kugira ngo Yesu Kristo ature mu mitima yacu, atwiyoborere, haleluya. Kuri uyu munsi mukuru wa Noheli, haleluya, ndabahamagara kugira ngo uyu munsi tugiye kwinjiramo wa Noheli, haleluya, ubabere umunsi mwiza wo kugira ngo mugire imitima isukuye, mwakire umwami Yesu Kristo ature mu mitima yanyu. Erega umwami Yesu yaje mu isi, hanyuma atwimenyesha byimazeyo, atumenyesha Imana, haleluya. Nicyo gituma yavuze ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atanyuzeho. Bene data, wowe wibwira ngo uzi Imana utazi Yesu Kristo, uribeshya cyane. Reka mubwire, haleluya, fast menya Yesu Kristo, haleluya. Numara kumumenya azakuyobora ku Mana, haleluya. Imana ishimwe. Kandi wabonye Yesu aba yabonye Imana, haleluya. Iyo wabonye Yesu Kristo wabonye na Data wa twese. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none rero, haleluya, aho uri mu mpande zitandukanye, ndakwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026, haleluya. Uzakubere umwaka wo guhabwa umugisha uturutse ku mwami Imana, uzakubere umwaka, haleluya, haleluya, w'amahoro n'umutekano, kandi ibyo wabuze, haleluya, Uwiteka azakubera igisubizo. Uri mwiza Yesu Kristo. Muri aka kanya rero, niba wifuza ko umwami Yesu Kristo avukira mu mutima wawe bundi bushyashya, haleluya, mu kanya tugiye gufatanya gusenga. Ariko wibuka yuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo duhawe umwana w'umuhungu, haleluya. Uwo mwana ni Yesu, ngo kandi ngo ubutware ngo buzaba ku bitugu bye. Bene data, reka mbabwire, haleluya, buriya uzarebe abasirikare, akenshi usanga ubutware bwabo bugaragarira ku bitugu. Niba uri koroneri, ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo bigaragarira ku bitugu byawe. Imana ishimwe cyane. Amapeti aba ari ku bitugu byawe, inyenyeri ziba ziri ku bitugu byawe. Nuko rero, haleluya, umwami Yesu, Imana ishimwe, ubutware bwe buri ku bitugu bye, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana yahabwa icyubahiro. Umuntu rero ufite ubutware ku bitugu bye, akenshi abasirikare batoya bamuciyeho usanga bamutereye amasari, haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo ni umwami mwiza, ni Imana yacu, ni Data wa twese, haleluya. Nukuri
turamwubashye, tumutereye amasari. Haleluya! naza turama imitima yacu atwiyoborere. Imana ishimwe cyane kuko yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ndakwifuriza mwene data kugira ngo Mwami Yesu Kristo umukingurire umutima, atahe mu mutima wawe. Niba wifuza gukingurira umutima Umwami Yesu Kristo, haleluya, reka dufatanye gusenga. Ariko kandi subira muri aya magambo, vuga uti Mwami Yesu, haleluya, uyu munsi ngukinguriye umutima kugira ngo uwinjiremo, uwuturemo, wongere uwuvukiremo bundi bushyashya. Kandi uyu munsi wa none ndakwakiriye, sinshaka kuba umukozi wa Satani, ahubwo ndashaka kuba umugaragu wawe. None uyu munsi wa none unyiyoborere, kandi umvane mu gitabo cy'abarimbuka, ahubwo unyandike mu gitabo cyera cy'ubugingo. Imana iguha umugisha mwene data, Imana ikomeze ibane nawe. Haleluya. Ariko ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe zanyu turazikeneye. Haleluya. Hari ahantu nufungura urabona ahantu handitse subscribe, ukandeho. Numara gukandaho nukuri Imana iguhe umugisha. Haleluya. Komeza rero kubana natwe ku Mukiza Gospel. Imana izajya iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.